uri Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya. Ijambo wavuze rishobora gutinda ariko ntiryarihera. Hari aho nageze ndananirwa cyane maze ncika intege mu rugendo, ariko nibutse ijambo wabwiye mpita nuzura imbaraga. Turabasuhuje bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV, tubahaye ikaze muri aka kanya. Turi kumwe abo bantu ngira ngo murabibona ko ntabwo ari abantu bashyashya, murabazi turasanganywe. Iyi rero ni timu dukorana muri filime ya buri munsi, nubwo tumaze iminsi tutarimo gukora, ari nayo mpamvu tugiye no kubasobanurira ahangaha impamvu itumye twaratinze kubaha filime y'umugabo w'intanyurwa mu rushako. Byose tubibasobanuriraho gato, tunababwire n'indi nayo tugiye kubaha vuba cyane, nayo nziza irimo isomo, tubabwira muzayikurikire muyirebe. Ni filime irimo inyigisho zikomeye cyane kandi z'ingenzi. Reka rero ntatinze mbanze mikaze iyi timu yanjye turi kumwe dukorana umunsi kundi. Iburyo bwanjye nicaranye n'uwitwa Nyaga. Murakoze cyane, murakoze kumenya ijambo. Amazina yanjye ni Ishimwe Samuel, ariko bikaba bibanze ku izina rya Nyaga cyangwa se Nyagasani. Of course. Tukaba turagarutse. I'm back kabisa. Reka duhite dukomeza ibumoso bwanjye. Nitwa Enoke, ndirimba Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya, irwana kandi ikanesha. Ngenda umukozi w'Imana. Iyo Mana rero sasa, iyo niyo Mana. Yego nzakorera. Murakoze cyane. Ngira ngo murabireba. Aho ndahavuga gute noneho ra? Aho ndahavuga gute noneho mwuka byarame? Ni iburyo, ni ibumoso, ni hejuru, ni hasi. Hagati. Ndahavuga gute se ahubwo we noneho? Ndahijambo urifite n'ubundi. Dore nyiri ijambo, nyiri ibikorwa, nyiri byose. Nyiribyondo. Dore ubundi uyu niwe nyiri byose, niwe nyiri ijambo. Wamuha ijambo ute kandi ijambo ari irye? Ni ikibazo. Reka tumwumve. Divine Mutoni. Niri channel. Of course. Komeze mukore subscribe, share. Twaje tuje. Twiyiziye noneho. Murajya he ko twaje? Murajya he ko twaje? Ajya batanyira ye. Amashimwe yawe ariko rwose idashira. Ari muri ibyo ntari Uganda. Nguri Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya. Ijambo wavuze rishobora gutinda ariko ntiryarihera. Hari aho nageze ndananirwa cyane maze ncika intege mu rugendo, ariko nibutse ijambo wabwiye Imana wamugisha. Ako kantu agategereje gute? Ngo Uziko wamutejeyo. Aka niko karimo konyine mwumvise. Barimo n'ibindi byinshi bakunzi bacu rero murabibona nyine ni vibe tuba twibereyemo nyine, nuko twiberaho timu, nuko tuba twibereye bane. Ubuzima ni easy. Rero ni ukubaho nyine mu buryo buri easy, nta kwigora, nta kwikomeza, nta kwizirika, nta kwifata, no kwirekura. Relax. Yego. Nyaga. Enoke. Yes. Imana yo mu misozi irwana kandi ikanesha. Mu bibaya no mu bishanga amahirwe. iri ahantu hose ubu mu Rwanda, muri Tanzania, ushatse kumbwira ko iyo Mana ushatse kumbwira ko Imana iba mu misozi no mu bishanga itajya igera hano iwacu?
ntabwo igera mu ngo zacu niba uvuze mu misozi no mu bibaya urumva hejuru no hejuru no hasi mu mujyi no mu cyaro domo ni ukuvuga ngo mu misozi habaye abantu mu bishanga habayemo abantu domo mu mpande zose muri make Simba buriya rega nawe ariko mu Rwanda mu bibaya ho babakuye abantu bari mu bishanga babakuye bamaze mu midugudu mu manegeka isuri yabatemba ariko barenga cyane iyo mana niyo turi kumwe rero ariko bana we barari igitangaza amakuru rero amakuru hari haciyeho iminsi nanjye nari mbakumbuye nari mu beti mbere na mbere turi kumwe no mu diaspora diaspora uyu muvandimwe mubona Enoki amaze iminsi itari mike yaraducitse twe twaramubuze biri no mu mpamvu yatumye mutongera kubona filime y'umugabo w'intanyurwa mu rushako kubera ko amaseni yari agezweho uyu asa nkaho ari we wari main cyane muri ayo maseni yari agezweho rero byaragoranye kumubura twamuze mu buryo busa nkaho butunguranyemo ariko ntabwo yagiye atubwira ngo aramara umunsi umwe iminsi ibiri biza kurangira tumaze amezi agera muri 3 twaramubuze tutazi aho yaba nta n'amakuru ye na busa dufite nta telefone ntaki ubwo araza aradusobanura ahantu yari ari n'ukuntu byamugendekeye gusa twaje seriously ntabwo ari blague nta nubwo ari no gutera urwenya ari aho byageze njye n'uyu muvandimwe Nyaga dutekereza ko twajya kuri RIB gutanga ikirego kuko twabuze umuntu kuko hari hashize igihe kinini telefone yaravuyeho nta muntu wo mu muryango w'iwabo twari dufite nibura ngo aduhe n'amakuru yiwe tubwiye niba ari muzima mbese byageze hagati bidutera ikibazo ari nacyo cyanahise kinatuma na filime tuyihagarika kubera ikindi hari abakinnyi bamwe na bamwe batarimo kubasha kuboneka ubwo rero nibongera kuboneka kubera n'igihe cyo kwiga ubu ni muri vacances kuko harimo abanyeshuri benshi dufite turabasezeranya ko muri vacances tuzabakomereza iyi filime y'umugabo w'intanyurwa mu rushako kandi noneho izaza itwika none ikubita noneho izaza irimo n'ingumi zivuga nabi cyane tubaye tubariye akaro ko hazaba harimo n'ingumi za danje noneho so rero nyuma yo kubura umuvandimwe wacu aho yari yaragiriye agatinda yaraza kutubwira impamvu twatekereje kujya muri RIB kugira ngo dutange ikirego dutange ikibazo ko twabuze umuntu badufashe ariko ya mana yo mu misozi no mu bibaya itajya ibura guseruka twagiye kubona tubona umuvandimwe aragarutse twongera kumubona gutyo turashima Imana rero ubu rero timu twongeye guhura ngira ngo urayibona idushyushya ntayo nguko rero uko byatugendekeye ariko tubizeza neza ko ejo cyangwa ejo bundi hari filime y'inishya tugiye kubahereza nayo nziza cyane irimo isomo rikomeye cyane kandi rwose inyigisho irimo muzayikurikira mwitonze izabasigira isomo rikomeye mu buzima bwanyu cyangwa mu buzima tubamo bwa buri munsi ni isomo rikomeye cyane nyuma y'iki kiganiro bazahita babibona ubundi kwanga nyuma y'iki kiganiro murahita mubona filime igiye guhita ikurikiraho ariko bitavuze ko umugabo w'intanyurwa mu rushako yahagaze nayo iracyakomeje nuko dutegereje ko vacances zigera kugira ngo abana bari ku ishuri baze tubashe gukomeza filime yacu ibindi rero byo iyi timu yo turahorana umunsi ku wundi yo murayizi ibimenyerewe nta gishyashya kiri kuri mwebwe yego so rero reka mbanze mpereze umwanya Enoki abazadusobanurire Enoki byamugendekeye gute yaragiye niki cyakubayeho mu rugendo aho wari uri ndabasuhuje mbere na mbere duteye ubwoba Imana bamugisha byonyine bya buriya iyo habaye ikintu gikomeye nk'icyo byerekana urukundo buriya iyo muza kuba mutari abana beza nta n'icyo byari kuba bibabwiye ariko naraje numva ngo mwarambuze murahiga kuri ihutisha tubwira waroresha hanyuma rero nahagurutse hano mu Rwanda wahagurutse ujye nari nzi ko ngiye Kampala ndavuga n'ahandi hose Kampala ni iwanyu oya ntabwo ari iwacu Kampala ni kwa so wanyu oya kwa nyoko wanyu ni kwa data twese kwa nyoko rume oh no ngo komeza utubwire no ariko rero ucoma ukuze kugiye Kampala yewe hanyuma noneho ngezeyo telefone yanjye nari mfite navuye hano nzi ko ndi bumare n'iminsi bibwira abakunzi bawe ntabwo ari turimo kubibwira kuko nibo bakubuze yego banakwibazaho bafana banjye babwira ngo mwihangane pe navuye hano mbabwiye ko ndi bumare iminsi nk'itatu nkahita ngaruka hanyuma navuye hano mu Rwanda agatelefone nari mfite ngezeyo karakwama network ziranga
navuye hano mu Rwanda ikora ngeze network ziranga icyo bita simukadi zanjye zanga gukora hanyuma njya mu giterane buracya burira nibaza uko ndi bubigenza ubwo telefone yakwamye na simukadi wapi izi gukora ubwo ndi Kampala kandi nshaka uko nabahamagara numva biranahenze hanyuma niko rero byahise biba ngombwa ko njya mu majyaruguru ya Kampala njya no muri Sudani nyine aricyo cyatumye nanatinda ubwo rero aho hantu nari ngeze hari na kure cyane pe mbura communication rero uko mpamagara mbura uko njya ku mbuga nkoranyambaga mvugaho ndi abantu barambura rero mwihangane pe hanyuma rero ndabasaba imbabazi pe ariko byose byari umurimo w'Imana mwihangane mbasabye imbabazi ndashimira Imana ko nagarutse ndi muzima intoki zanjye ziriho n'amaguru n'amaboko n'umutwe n'umusatsi kandi umurimo w'Imana wakoze neza umurimo w'Imana wagenze neza twararimbye abantu barihana bareka ibyaha tumubabarire cyangwa tumwore nkasanga abavandimwe bari bazima ndabishimira Imana ariko mumbabarire wagarukanye amafaranga ngahe ako kantu nta mu diaspora ugenda adafite amafaranga reka mbisobanure neza tubwire Yesu yaravuze ngo Petero yamubajije ngo ko twasize ibyacu twagukurikira uzaduhembike aramusubiza ngo nzabakubira inshuro 100 kandi nzabaha n'ubugingo ni ukuvuga ngo rero amafaranga nasize aho bita mu Rwanda hanyuma njya ku murimo w'Imana ntabwo nari ngiye gukora amafaranga n'ukuri abantu bagiye bamamagara ngo mbaye ku madolari ntabwo nayabimye ahubwo nari nagiye ku murimo w'Imana ugarukana 2,000 by'amaganda 2,000 by'amaganda uko ari 700 y'amanyarwanda navuyeyo mfite 100,000 ngeze ku mupaka ba 40,000 by'u Rwanda bayitamo inshuti zacu rero yego nuko byagenze mu inshuti zacu rwose n'ababeshye reka mbabwize ukuri Enoke mureba ahangaha nk'umu diaspora wacu wagenze ibihugu birenze kimwe ndakubwiza ukuri ko yaje nta n'agashokora ka 500 tuzanye namwe mutubwire inshuti yacu kuri kamera ko mutubwire inshuti yacu dufite cyane ngombwa ko bivugira kuri kamera ntabwo abashokora abiki ntabwo yegeye ari umudiyasipora utangiye kumuvuganira uramuciki bw'Imana kumuvuganira yagiye gutambutsa ubutumwa bw'Imana ntabwo yaragiye kubazana shokora please abafana rero abakunda amajwi yaragiye ku murimo w'Imana ntabwo yaragiye gukora amafaranga yaragiye gukora umurimo w'Imana kandi turashima Imana ko yagarutse amahoro kandi ko yawukoze neza twamubabariye nta kibazo namwe ngo ni murababariye bakunzi bacu rwose murambabariye inshuti zacu rwose bakunzi banje murambabariye nanjye rwose ndabasabye Enoke ni mumubabariye rwose nanjye twatse twamubabariye namwe ni mumubabarire kandi mumusabire umugisha ku Mana bakomeza na filime dore tari no kwabira kandi twariye twiriwe mu kazi kuva mu gitondo saa 10 za mu gitondo tugeze saa 12 saa moya tukirimo kandi tugiye kukararamo turumva dushaka kongera kuba filime none z'umuriro koko mube maso gusa z'umuriro na marayika ubu ngubu yaje nk'umudayimoni yiyambuye umwenda w'umumarayika urumva oya yiyambuye umwenda w'umumarayika w'intama yiyambika umwenda w'ikirura uzamubona rero arimo arahanyina bene wabo arimo arahereza abantu ba nyina bagusengera muzamumva aragashya rero aho yunga azaba ari umukozi w'uyu nguyu uzaba ari urucabana ngo mwitegure filime icyambere ntubijyemo cyane oya ntabwo turavuga genda gake genda gake arakantu nashaka kuvuga katerekeranye nabyo wenda genda gake babwire gusa ariko yenda kwinjiramo hariya oya ntabwo ninjira ko biriya bazayibona baraza kubikurikira nyuma y'ikiganiro gusa ni filime iteye agahinda ariko kandi yigisha irimo isomo rikomeye irimo isomo rikomeye cyane irimo ibijyanye n'ababosi n'ibiki yego kandi hafi ariko se ko ushaka ko urangije n'ushaka uruhande sese imyumbati ntituyibone natwikiriye ngewe ikindi no kagarutse afite inda atwite nako muri make inda yo kubera nayo ndi hariyo urumva nagendaga mu modoka nta stress urabona twire dushutinga
urumva nyine ibiro byarazamutse ariko ubu ibya moto mujyaho muri batandatu byo tuzabivuga ubutaha yego nibyo ibyo mu by'ukuri tagisi vatiri ijyamo abantu 70 batwandikiye batubwire yego reka tutabarambira gusa nageze hano amahoro pe kera guys turasuhuje turabasezeye murakoze mukore subscribe share comment amen. merci beaucoup. Ikindi kandi mujye kuri channel yitwa Enoke searching isezerano by Enoke uretse ubwo ndi mwiza cyane nambaye ishusho y'abamarayika ndi kuririmba ubundi Imana iduhana umugisha. Merci beaucoup Kedie vous bénisse. Arya bundi nyaga arya ngo nikiye gikorwa ugiye gukora ejo bundi ni kuri channel bita King Vibe cyangwa se King Vibe King Vibe tugiye kuzatuboneza ko Twitter imbavu zanjye na n'indorenzo undi dore wa mbere wabanje n'indorenzo tuzakurikizaho iyo dukurikizaho urabona abanzo ejo bundi bayakamwana bo bitabamana n'indorenzo undi ba Regis nuko ariko rero ko nta muntu no ndenze nawe urabizi nawe ndenze uwo tuzakoresha bwa nyuma tuzabira indorengo uyundi tuzabizi ko nawe ndenze tuzabireba hanyuma rero kuri iyo channel niki wabwira abakunzi bacu kugira ngo bagane n'iwawe naho bapyonde mu gihe barimo kureba ino filimi bajye bajyaho wenda mu gihe bumva bafite stress bashaka guseka barebe no mu gihe bafite nk'abantu bananiranye babakire babejyanye babereka ino filimi yego nuko bimeze salut turakunda cyane rero Imana ibamugisha turabasezeye bye share comment subscribe nimuzibagirwe turabakunda mukomeze mudutere inkunga mudushyigikire amen amen uri Imana yo mu misozi kandi yo mu bibaya aho nageze ndananirwa cyane maze ncika intege mu rugendo